neza kuri mwe mwese inshuti bakunzi b'ijwi rya diaspora One Nation Radio, twizere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Simeon Nkumuza, turi ku munsi wo kuwa gatanu. Murabimenyereye ko tugaruka mu kiganiro musanzwe tukugezaho buri munsi wo kuwa gatanu. Uyu munsi rero ni speciale, kugira ngo nk'uko mubibona umunsi none ntabwo twagikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga, ahubwo tugiye kugikora mu buryo bwa live. Turi kumwe n'abatumirwa n'ubundi dusanzwe tubana nabo bafite ibinyamakuru bahagarariye bayoboye, tugiye kubana kuri uyu munsi, cyane ko bamwe muri bo uyu munsi noneho ntabwo turi kuvugana bari mu mahanga, ahubwo turavugana bari i Kigali mu Rwanda. Reka mbanze n'ikaze abo turi kumwe mu kiganiro cya none, mbere y'uko ngaruka ku byo tugiye kugarukaho. Reka mbere kuri Bwana Rurangwa Artemo, twajyaga tuvugana uri muri Canada ariko kuri ubu i Kigali mu Rwanda. Uraho neza amakuru? Uraho Muhumuza, ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe nawe hano kuri One Nation Radio. Nibyo twari tuvugana ndi kure, none ndi hafi yawe, turi kumwe amaso mu yandi. Abantu bamaze kubimenyera ko mfite nanjye YouTube channel yitwa Rwanda Canada News. None ubu noneho ndi kuri One Nation Radio. Ndanezerewe cyane ko turi kumwe ku mugoroba. Ubwo tureka turibikurikiraho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Egide Ruhashya, umuyobozi wa The Future, umuyobozi wa Igicaniro TV. Nawe twajyaga tuvugana ari mu Bwongereza, ariko kuri ubu ngubu nawe turi kumwe i Kigali mu Rwanda. Egide, twishimiye kuba none uyu munsi turi kumwe live. Uraho neza amakuru? Ndaho nk'uko bavuga ndamabuye, ndakomeye. Nanjye nshimire One Nation Radio, ngushimire cyane nawe Muhumuza. Ni iby'agaciro nyine kuba noneho turi gukorera iki kiganiro iwacu, turi Kigali mu Rwanda. Twajyaga tubikora ubundi ku ikoranabuhanga, ariko nta cyiza nko gukora noneho ibintu muganira. Ndizera ko rero abagiye gukurikira ikiganiro baza kumva ikiganiro cyiza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Roger Marc Ruti, akaba ari umuyobozi wa The Future TV. We dusanzwe tubana inaha mu Rwanda Kigali, ariko kandi kuri iyi nshuro ikiganiro n'ubwa mbere nawe tugiye kugikora turi kumwe live. Amakuru yawe Roger? Ni meza, ni meza cyane. Urabona ko nta kanyamuneza n'ibyishimo noneho kubana mu kiganiro turebana imbona nkubone, turi kumwe n'abavandimwe Egide ku Gicaniro, Artemo kuri Rwanda Canada News. Turanezerewe cyane kuba turi kumwe muri i Kigali hano, abadukurikiye bakaba batubona noneho turi mu rugo, tuganirira mu rugo atari online nk'uko byari bisanzwe. Birashimishije rero, nshimira One Nation Radio duhuje gutya, muraba gushimirwa. Turizera ko ikiganiro kiza kugenda neza. Ubwo no kuvuga ko mu musanzu ari ubudasi umunsi. Ngira ngo barabibona ko umusanzu wabaye umusanzu. Yego. Hanyuma ku badukurikiye, uyu munsi twahisemo kugaruka ku ngingo y'abantu bamwe na bamwe dukunze kubona, ntabwo ari benshi ariko barahari, cyane cyane kandi biganje hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bavuga ko u Rwanda rudatekanye ndetse ko ruhohotera abantu b'Abanyarwanda baba bavuye hanze. Turaza kwibaza, dusesengura, turebe ubundi aba bantu ibintu bavuga mu by'ukuri babikura. Reka mbere kuri Bwana Artemo, ibi bintu ujya ubibona, ariko se ubona babikura he? Reka wenda tuvugisha ukuri, kubibona wenda biragoye kuvuga kubyita kubibona, ariko ndabyumva kenshi. Iyo ubyumvanye abantu rero, cyane cyane iyo ubyumvanye abantu uzi neza, kuko nko muri Canada ho mbagiyewe hari benshi babivuga nzi n'amaso mu yandi. Hari abo duturanye, hari abo nzi wenda badutuye kure na kure, ariko nkaba mbazi. Agatinyuka akavuga iryo jambo, kandi nzi ko yagiye mu Rwanda wenda rimwe cyangwa kabiri, ariko akaza avuga ayo makuru. Ntabwo ari ubwa mbere nje mu Rwanda, narahaje na mbere. Abo bantu rero n'ubu iyo mpavuye akenshi ngiye nkunda kunyomoza. Hari bamwe nanyomoje babura icyo bambwira.
bavuze ngo ibi n'ibi ibigambo hirya no hino. Iyo usubiyeyo rero nta nubwo ushobora kugerageza ngo uhure nabo bagukundira. Ikibigaragaza ni uko umubwiye utari gusa uyu munsi uyu ni ko wavuze ibi n'ibi, ngo ugeze mu Rwanda ngo ibi n'ibi birahaba, wambabariye tugahura tukabivugana amaso mu yandi mu kiganiro. Narabigerageje mu babivuze ngo mu Rwanda nta mutekano uhari, kandi nzi ko baje mu bwihisho barasize banaraze bararaga ngo gendagiye ariko sinzagaruka, kandi baragarutse. baragarutse. Hari umwe muri bo namenye ko yavuze ngo yabwiye abana ngo ndagiye ngo ndebe uko bimeze nimpfa muzamenye icyago. basigaye bagabanyije imiti. Sinzi ko ntayagira nta niyo afite ariko bagabanya, ariko nta burya nta mubyeyi wuri icyo araga umwana yabyaye. Ariko uwo muntu wabivuze ndamuzi, naramuhamagaye bwanjye personnel, aranyitaba mubwiye icyo nshaka, aravuga ngo tuzongera tuvuga, nsubiye kumuhamagara ntongeye kunyitaba. Abantu rero mvuze mu magambo abiri gusa, sinzi ariho rero ururimi rugira definition yaba iri appropriate yo kuvuga uko bateye. Uretse nta n'ikindi gihugu ndabamo kandi maze kuba mu bihugu byinshi gifite ubwisanzure nk'ubwo nabonye hano. Nta na hamwe sinkagatiza sinkabye ikintu na kimwe, ariko ubwo bwisanzure bavuga butari mu Rwanda. Haba hatari ubwisanzure, umuntu nk'abo tubona birirwa bavuga ibyo bashatse kuri za radiyo zabo bakabivugira muri iki gihugu, ubivugiye muri Canada cyangwa muri Amerika ntabwo waharara, si no kuharara nta nubwo waramuka. Uvuze nk'amagambo abayobozi b'ibihugu nka Canada ukamuvuga uko wishakiye, ukavuga perezida wa Etats-Unis uko wishakiye, reka no kurandira turaza kubigarukaho. Ibyo ntabwo nkubwiza ukuri, nta bwisanzure, nta gihugu gifite ubwisanzure nk'ubwo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yego, urakoze cyane. Hanyuma bwana Egide, ndakeka ntabwo ari ubwa mbere, yewe nta nubwo hacamo igihe kinini n'ubundi utaje iwanyu mu Rwanda. Kuri iyi nshuro turahura, inshuro zose uje hari ikibazo wari wahura nacyo? Impamo y'Imana ndakurahiye, nta kintu na kimwe, yaba kuri nge yaba ku banjye yewe yaba n'abo tubana cyangwa abo mbona mu muhanda. Iyo uvuze umutekano umuntu ashobora kumvamo byinshi, ushobora kumvamo umutekano w'abantu, uw'ibintu. Icyo nzi cyo ni uko mu gihugu hano nta muntu ushobora kunyanganywa ngo avuge ngo ikintu cyanjye kigiye amaherere. Umuntu araguza ikintu ntanyishyuye, kuko hano ukuntu ibintu bikoze ngira ngo wenda ibyo bivugwa n'abantu batajya bakandagira hano, ariko uhagera arabibona. Urabona ko inzego z'umutekano zituri bugufi cyane ku buryo uwarenganywa uwo ari we wese haba hari ukurenganura iruhande rwawe, ni ukumukoraho ukavuga uti dore uko bingendekeye, akagutabara. Mu mihanda za accident uko zaba akaba yakumerera nabi ati ni wowe ungonze, reka da. Abantu barahari babishinzwe, noneho haje n'ibyuma bifashisha, za kamera ziri ahantu hose. Umutekano rwose uteye ubwoba ku buryo ntago wavuga ngo hari ikintu kibaye umuntu ntakimenye. None birebana rero n'iby'abantu, ngewe iyo nje iteka ikintu cya mbere ndeba ukuntu bakira abantu kuri aeroport. Burya aeroport niho hantu hambere umuntu uvuye hanze ahera kugira ngo afate isura y'igihugu. Ukuntu bakwakira, uburyo bihutisha akazi, uburyo babayobora n'ikinyabupfura babikorana. Noneho iyo uje ukinjira rero ukagera mu gihugu hagati, ibi byose ureba ukuntu bimeze, ugasanga mu by'ukuri bavuga ko umutekano ari muke. Ntabwo nzi ahantu bahera, sinzi icyo baheraho, ahubwo wenda bazafasha igihugu ubwabo. None akavuga tuva hari iki n'iki cyabaye, ariko bakavuga ibintu bifite batangira gihamya, kuko hari igihe avuga ati kanaka yarabuze, mu gitondo bakumva umuntu arimo aravugira ku iradiyo aha n'aha, bakongera bakavuga bati kanaka yarabuze, kumbi barimo baramushakira ibipapuro babeshya ibintu bidashoboka, ari ibintu by'urwitwazo.
ariko ubundi ndahamya neza ko umutekano mu gihugu urahari kereka ibyo babeshya bindi ku mpamvu zabo bwite. Yego, urakoze cyane. Hanyuma Bwana Roger, wowe nawe urabibona nubwo uri mu gihugu ariko wenda nawe ujya ubibona hirya no hino abantu bakora ibyo bintu nakwita ko ari nka propaganda, ubona babikomora he yo kuvuga ko mu Rwanda nta mutekano uhari, ko ndetse uje avuye hanze ahohoterwa, ko nta bwisanzure. Iyo urebye ubona babiterwa n'iki? ngira ngo hari iyo urebye abantu bavuga ibyo umuntu abafata mu bice bitatu, ngira ngo ni nako bameze. Igice cya mbere cy'abantu bavuga ko mu Rwanda nta mutekano uhari kirimo abajenosideri basize bahekuye u Rwanda bagahunga ubutabera. Abo ngabo nibo birirwa bavuga ko bashaka kwerekana ko mu gihe cyabo ariho hari u Rwanda rwari rumeze neza, aribwo u Rwanda rwari rufite amahoro, ko inkotanyi zimaze kubohora igihugu ahubwo zigakinagaza abaturage, zikaba zica abahingutse bose. Ngira ngo ni nabo bavuga ngo kuri aeroport ngo haba imashini ngwisi cyangwa abahutu, ibyo barabivuga. Cyangwa ngo hari asanseri umuhutu yageze n'ahajyamo ahita hanuka ikajya hasi. Ni ibintu bavuga ugasanga ni bande babivuga, ni abajenosideri basize bahekuye igihugu, bakaba bashaka kugihindanya kugira ngo base nk'abitera ikinya, bumvikanishe ko aribo bari abantu beza ahubwo ababatsinze aribo babi. Icyo nicyo cyiciro cya mbere cy'abantu baharabika igihugu bavuga ko nta mutekano uhari, ko kinagirira nabi abakigezemo. Ngira ngo wenda buriya abavandimwe babanje birinze kubavuga, ariko ndagira ngo nkomoze kuri bamwe babivuga. Hari ubwo ndavuga dufashe nk'uwitwa Sebatware Marcel, ni umujenosideri wishe abantu muri Cyangugu hariya yayoboraga, yari diregiteri wa Simerwa, yishe abantu. Ni ibintu biri muri record bihari, ni umujenosideri ruharwa. Niwe uri kuvuga hariya mu Bubiligi aho ari ati mu Rwanda abantu barapfuye barashize, byacitse, abantu barapfa uko bwije uko bukeye. Hari bandereyehe bari mu Buholandi, Dereyehe Karori wari yoboraga Izari, Jude yakoze inkuru mu minsi yashize yerekana hari umugabo uri kuvuga uti uyu muntu ni umujenosideri yishe abantu, wari umukozi wari kuvuga ukuntu yishe abantu. Uwo niwe uhindukira akavuga ngo mu Rwanda bari kwica abantu. Hari abitwa ba Bukeye bose bari muri FDI, muri rya shyaka ryahoze ari irya Ingabire, akaribatiza akaryita ngo Darifa kugira ngo akwepe amahano yo kujya mu mitwe y'iterabwoba. Hari ababa muri Canada ba Murere babasa bose nibo birirwa bavuga ibyo bintu. Abo rero ni abantu usanga bafite ideoloji y'ubujenosideri. Hari n'abajenosideri basize bakoze jenoside aha, akaba aribo bari kwanduza igihugu gutyo. Abandi ba kabiri bavuga ibyo bintu ni bamwe tuziranyeho bitwa ibigarashani, basize bakoze amahano hano mu gihugu y'ubujura, basize batatiye igihango, baribye, barahemutse, barahunze, bageze hanze bati mu Rwanda byaracitse, abantu barapfa umusubizo. Nibo birirwa bavuga ngo ubuyobozi bw'igihugu hano bwica abantu, ubuyahuye bati bamwishe, wagize impanuka bati bamwe. Nta muntu ugipfa urupfu rusanzwe, nta rupfu rusanzwe rukiba mu Rwanda, abantu gusa baricwa. Abo bantu basize bahemutse hano mu Rwanda, basize batatiye igihango cy'akazi bahawe, cy'icyizere bagiriwe n'igihugu, bakagirwa abo bari byo, bakigira ibikomerezwa, babihanirwa, bagahunga, bakiruka, bagatangira gusebya igihugu muri ubwo buryo. Abandi bantu ba gatatu bavuga ibyo ni abana bakomoka ku bajenosideri. Gukomoka ku mujenosideri tubyumvikaneho abadukurikiye, ntabwo ari icyaha kuko icyaha ni gatozi. Ikibazo ni kuba ukomoka ku mujenosideri ariko akakuraga urubanza rwamunaniye, ugatsimbarara ku ntekerezo ze mbi zikocamye, ugatsimbarara kuri ideoloji ye mbi, ahubwo ugashaka kumugira umwere.
ibyo ni byo by'aba bana bo muri jambo, aba ba ruhumuza, aba ba rusingiza ndekwe, aba ba denise zaneza, umukobwa wa sebatware, ba ruhumuza, ba shingiro, mbonye umutwe uherutse gupfa. Abo bose hari abitwa ba gatebuke biyita ngo ni abaresikape ba jenoside ariko bayipfobya, ugasanga abo bose nibo bari kuvuga bati mu Rwanda ibintu byaracitse, ariko bakanirengagiza ko urwo Rwanda baba banavuga muhumuza. Iyo baruhumuza bavuga u Rwanda bakavuga ukuntu abantu bicwa bapfa umusubizo, birengagiza ko bafite mushiki wabo hano, si wo w'uruganda rukora imyenda, umuntu uyoboye urugo uri kubaka igihugu hano. Ugasanga ni ibintu baba bashaka kujijisha kubera ingengabitekerezo yabokamye, usanga ariho bihera bavuga ko mu Rwanda nta mutekano uhari, ariko icyiza ni uko ukuri ntago kwihishira. Umutekano w'u Rwanda urigaragaza, atari natwe wenda tunawugaragaje gusa, n'amahanga arabigaragaza ku cyizere agenda agirira u Rwanda. Wenda turaza kongera kubigarukaho, twerekana icyizere u Rwanda rugirirwa gishingiye ku mutekano uri mu gihugu. Yego, urakoze cyane. Hanyuma umuntu ariko nanone yakwibaza, benshi wenda babibona igihe bavuga bati ariko se gute umuntu uvuga ko wenda ari mu mahanga, ko yize ajijutse, ashobora kuvuga ibintu nka biriya. Ariko noneho reka tujye no ku babikurikira. Birashoboka ko hari bamwe babyemera. Icyo ni ikibazo bamwe tujya twibaza. Reka duhere kuri Bwana Rutemo, mu kanya nawe video wenda aragira icyo abitugiraho. Hari abantu bariyo hariya wumva ibintu wenda nk'abo Bwana Marc Roger amaze kutubwira, bakabyemera koko mu Rwanda ushobora kuza asanseri ikakumira niba uri umuhutu. Hari abantu bari hariya babyemera, mbese mu mahanga bumva ko ntabwo agomba kuza, azaza ari uko leta iriho yavuyeho. Icyo kibazo ni ikibazo cyiza kuko umaze kubyumva kenshi, kugira ngo batubwire abasize baraza kandi biriho, sibyo nahimbye rwose. Nuko ntashaka kuvuga amazina y'abantu, ariko arabizi ko twavuganye kuri telefone, azabyumva kandi bituganira. Ariko kumbaza ngo eske hari abantu koko bemera izo nkuru, barahari. Mu Kinyarwanda hari ijambo abantu benshi bazi b'Abanyarwanda n'abato bararizi, si ijambo rikomeye, ryitwa inkundarubyino. Kuba inkundarubyino ntabwo bigoye, ntabwo bifata ikintu kinini. Ariko nubwo wazana umuntu wize ufite w'umuhanga bikomeye muri science, ntabwo habaho asanseri winjiramo ngo umenye gusoma ADN y'umuhutu imumire umututu nazahayite. Uyu muntu waba wakoze iyo tekinoloji ni umunyarwanda, ni umuzungu, ni bwoko ki? Iyo tekinoloji ubwayo ntishoboka. Kugira ngo umuntu yihandagaza abwira abantu ngo hari asanseri imira abahutu, abandi baza bagahita ariko umuhutu ikamumira, ubwo se nk'uwo muntu wemera ibyo kandi ko bahari. Urugero, igituma nakoresheje ijambo ry'inkundarubyino, uzarera ku ma views y'abantu. Umuntu agira atya akadukana inkuru nk'iyo, inkundarubyino zikayikurikira, ukajya kubona mu isaha imwe afite views 600 cyangwa 1000 cyangwa 1015. Abo nibo nita inkundarubyino. Rero umuntu wemera nk'icyo kintu, ati ingero ni nyinshi. Umuntu yari yihandagaje uriya wahoze ari padiri Nahimana, aravuga ngo iki gihugu cy'u Rwanda ngo kiyobowe n'umurambo, ngo ntabwo kibaho perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame. Wabonye abantu bakurikira ukuntu bangana, babikomera amashyi. Ibyo rero inkundarubyino ni nyinshi, ni ubwoko bwinshi, ariko barahari ababyemera. Niyo batabyemeye barabikurikira, bakabyumva, bagatega amatwi. Kubitega amatwi si icyaha, ariko kubyemera nk'uko ariko wabajije ikibazo ni indi stage. Ubundi twagombye kumenya kumva ikintu cyitwa amakuru yo muri social media icyo ari cyo, kuko umuntu wadukanye inkuru y'amafuti yari yo yose abantu barayikurikira. Nk'ubu badukana, bashobora kwadukana inkuru bakayishyira hariya, abantu bakayikurikira, bamwe bakemera ko ariyo, abandi bagatangira kuyanalizinga bakumva niba koko ibyo bintu bifite ishingiro. Ariko benshi
ingero ni nyinshi cyane cyane zitangaje. Ikintu kibabaza rero muri byose ni iki, ni ukubona abantu twita abanyabwenge nabo ubasanga muri uwo murongo. Naguha ingero, hari abantu bataramenya kugeza uyu munsi gutandukanya umunyabwenge, ubwenge bwizwe mu mashuri, n'ubwenge kimeza, ubwenge bushingiye ku muco w'umwimerere w'Abanyarwanda n'imyumvire yacu nk'Abanyarwanda. Ndaguha ingero, nakubwiye akamaro ko kugerageza gukubitira ikinyoma ku gasozi izuba riva. Nagize nkakurikira umuntu witwa Dr Basabose, ibintu yabwiraga Abanyarwanda bari hanze muri diaspora, ababwira ukuntu abaresikape bapfuye bandagaye, nta kintu babakorera na kimwe. Nuko ngiye niyemeje no kugaruka hango nkora ikiganiro cyose nagiye nkurikirana mu bintu byose bikorwa ku bacitse ku icumu rya genocide y'Abanyarwanda yakorewe Abatutsi. Byaje kugenda bitese ko nagiye nkagera niwabo Basabose mu rugo iwe aho avuka, ngira ngo niba icyo kiganiro abenshi batarakibonye bazakireba. Nasanze niwabo aho avuka umuryango we wose ufashwa na leta y'u Rwanda, nyina, bakuru be, barumuna be. Uwo ni umuntu wahinduye ikintu kitwa igicumbi ngo kigiye gusimbura leta y'u Rwanda mu mahanga, ngo kikazaza tukagihungiramo twese ubutindi buri mu Rwanda buterwa na leta y'u Rwanda. Abantu bamukurikiye ni benshi, ariko abo bantu barebye ukuri, kuko nagiye ngera ahantu hose hari ibikorwa binyomoza ibinyoma by'uwo mugabo witwa Philippe Basabose. Abo bantu rero bajya bazana hano, ndaguha kandi kagiro kangana urwara ariko gafite meaning nini cyane. Ejo turi kuri aeroport tuhageze hano, nazanye n'uwo twashakanye, twari duhagararanye akurikiranye ku murongo n'umuzungu nawe waruje mu Rwanda bwa mbere, ariko atari ubwa mbere aje muri Afurika. Noneho abwira mudamu wanjye atari ko ati hano koko ni Kigali, ati ubundi ahantu hose kuri aeroport ngiye maze kujya henshi muri Afurika, atusanga hari za buti nyinshi nka kuko tuzireba hariya z'i Rwanda, atari ugasanga harimo umukozi umwe. Atari ko mu Rwanda reba hose hari buti, buri buti ifite umukozi. Ati ugasanga abantu bageze ahantu aho bagiye nka saa 4 yo ku manywa kugera saa 9 bakaba bakibakoresha ibibazo bya bibazo baza biuje mu gihugu, kubera ko hari umukozi umwe wakira abantu 20,000. Kandi koko ibyo ni ukuri. Iyo ugeze kuri aeroport nk'uko mugenzi wanjye yabivuze mu kanya, utangira kubonera kuri aeroport ukuntu abantu bakirwa, akanyamuneza, abantu bose bari happy. Nta muntu ushobora kubwira ko ashobora kuza kuri aeroport y'i Kanombe ngo complaining. Twe tuba mu mahanga rero hari n'ibyo ducompairinga tuba tureba hanze. Bafite service ziruta ibindi bihugu tujya tuba. Reka wenda no kurandira muri ibyo, ariko wari ikibazo wari wabajije kiri clear. Uti harabyemera barahari. Barahari benshi. Bo kubita benshi byo naba nkabije, ntabwo ari benshi. Barahari ariko ntabwo ari bo benshi. Ahubwo abo bantu babajyana muri ibyo bitekerezo by'amafuti nibo bibwira ngo bazashobora gukanaliza benshi babakurikire muri iyo myumvire yabo, ariko baribeshya. Hari n'ababakurikira bakabivamo. Ugenda ubibonera ku again, dufata reference tubona iri visual ku ma views yabo. Hari abo batangiye, ntabwo urugero rw'icyo gicumbi cyatangiye gihindira ari umuriro ari imirabyo, ariko ubu nta nubwo tuzi aho cyarengeye. So reka wenda dukomeze turaza kugira no kubindi nyuma. Yego, urakoze cyane bwana Artemo. Hanyuma bwana Egide, wowe hariya mu Bwongereza hari bene abo bantu nk'abo bahari babyumva koko, bakumva ko byatangajwe n'abo bantu, cyane cyane tubona bifashisha murandasi cyangwa interinete, ko ari ukuri ko mu Rwanda ibintu byacitse. Buriya Ubwongereza ni igihugu muri ubu rwego mbajije kigoye, kirimo Abanyarwanda b'ingeri zose, ni ukuvuga abumva ubuyobozi ari ubwabo babwibonamo, ikindi kandi bagasanga nta kibazo gihari na gito. Itandukanyiriza akaba ari uko bahisemo gutura aho ngaho. Ariko noneho n'abari muri icyo cyiciro nacyo mbajije barahari, ariko ntibavuga. Ubwongereza
ntibavuga. Uzi ko Ubwongereza nacyo gihugu ubu ngubu kigicumbikiye abantu 5 baregwa jenoside yakorewe abatutsi, ariko icyo gihugu kikaba ntacyo gikora, nubwo mu minsi yashize bavuze bati noneho hari igishobora gukorwa. So abanyarwanda bandi bahari ntibavuga, ntibandika, ariko ntitubeye ko bahari. Ariko icyo umuntu yavuga ni iki? Hari icyo wari wigeze kubaza uti ese n'abantu bize, n'abantu bize basobanukiwe. Muhumuza rero reka nkubwire ikintu. Injiji iyo ibaye injiji yarize ijya inyuma y'izindi. Ibyo yavuze hari ubwenge kimeza, hari common sense, ikintu uvuga uti ukakireba ukisobanurira. Iyo umuntu yagiye mu mashuri akaminuza bakubwira ngo uriya ngo ni docteur mu kintu iki n'iki, ariko yarangiza akaba injiji, uwo nguwo abateye ubwoba. None se ntabwo ujya wumva mu minsi yashize hari ikiganiro mperutse gukora, docteur muri science politique ashobora kuvuga ngo ndasaba abanyarwanda ngo nanjye nzabikora kutazongera kujya mu Rwanda, ngo kuko iyo mugiye mu Rwanda ngo burya ngo barabafotora, ngo barangiza bakaberekana ngo ko mujya mu Rwanda, ngo bityo ngo igihugu kikerekana ko abanyarwanda bari hanze nta kibazo bufite. Ati ikindi, ati kuriya mwishyurira mituweli imiryango yanyu, kuriya ufasha murumuna wawe kwishyura school fees z'abana be, kuriya hari umuvandimwe wawe ugira akabazo ka rent ukakishyura, kuriya mugira uburyo mwishyura imisoro y'ibyo mutunze hari, ngo biriya bintu byose biragenda bigafasha leta, ngo mubyihorere muzareke kujyayo, n'ibyo mumureke ngo gufasha iyo miryango. Bati n'umuryango wawe ufite abavandimwe hari, ufite inshuti, ufite byose, ati nanjye nzabireka, ati kuko birya byose. Docteur muri science politique noneho yanatangaga urugero ati kugira ngo yerekane nyine ko muri politiki abyumva, ati n'igihe cya Arusha njye nabaga nkurikirana ibyaberaga Arusha kugira ngo yerekane ukuntu akomeye. Arahari mu Busuwisi arimo aravuga ibyo ngibyo, akaza kuri murandasi kuvuga ibyo ngibyo abwira abanyarwanda. Koko ubwo iyo doktora ye urambwira ngo umuntu yabyita iki? Urimo ubwira abanyarwanda ibintu by'ibitabapfu nk'ibyo ngibyo. None se Matata uherutse kuvuga ngo kumugaragara n'umu activiste ayobora uburenganzira, afite ikintu gikurikirana by'uburenganzira bwa muntu ngo n'umuco wo kudahana. Ugiye hariya ku Karubanda uravuze ngo bafate imihoro bateme, ngo abanyarwanda ubwo batangiye kwiyahura ngo ni sawa, ngo ahubwo ngo yaba bafashe umuhoro bagatema umuntu. Koko muri iyi myaka Matata se ntago ari umuntu wakoraga hano muri Banki Nationale? Si umuntu se abantu bareberaho w'ikitegererezo? Iyo avuze ntago abantu bakurikira bakajya kureba bagakurikira ibyo yavuze. So ibyo bintu byo kuvuga ko abantu bize, tumaze kubona ko mu by'ukuri bafata icyo kintu cyabo cya kashe bashyizeho, twarize amazina yacu n'aya bitewe n'ibyo babaye byo kera, ndene bikabaha uburenganzira bwo kuyobya abaturage kugira ngo abantu babakurikire. Ikindi kandi biriya bavuga nosaruma kuyobya abaturage, ariko ni uburyo bwabo bwo gushaka amaronko, kuko natavuga ibyo ngibyo ntacyo azabona ko mukwa ari muri opposition. Critique nk'iyo ngiyo, iyo ukoze critique mbi nibwo ugaragaza ko uri muri opposition. Niyo critique ntacyo yabivuze, ariko niba hari ugusapotinga aguha amafaranga azayaguha kuko uvuga ikitari cyo. Ni muri urwo rwego rero bakomeje gukora gutyo, ariko icyo tubona ni iki, nuko ibintu byabo byose bavuga analize z'abanyarwanda zigeze kure, cyane cyane ko ubu ngubu urubyiruko ntabwo rwaba rukibeshywa ibintu nk'ibyo ngibyo, ngo mubwire ngo afate umuhoro awufate, ngo mubwire ko umutekano ntawe uri muri Kigali ahagera buri munsi ahabona, ngo mubwire uyu munsi. Reka nkubwire ikintu,
nageze uyu munsi i Kigali. Hamaze kuba ibintu byinshi cyane hano kuri aeroport. Hari umuzungu wataye amafaranga barayamuha, nta nubwo ari umwe ahubwo ni benshi. Hari n'andi mafaranga umuntu yagerageje wenda ariko yaje gufatwa nawe araga. Hari ibintu byinshi cyane ngewe muri control nashyizemo bagage yanjye, akavarisi nari mfite akandi gakapu nako ngashyiramo, ariko mu kubishyiramo mfata na telefone na wallet yanjye nabyo mbishyiramo kugira ngo bice muri machine. Bigeze hariya hakurya nkuramo ya bagage, nkuramo ka kavarisi, nkuramo wallet. Umwana w'umukobwa wari uri aho ngaho yanyirukankanye arangarura ati wibagiwe telefone yawe, ampereza telefone. Aba bana urubyiruko ruri hano ntabwo ushobora kuzarubeshya ibintu by'umutekano b'abahangaha babibona buri munsi ku munsi. So hano nta munsi w'ubusa ushira tutabonye cyangwa se hatamenyekanye ikintu cyiza cyakozwe. So ntabwo rero abo bantu bazagira icyo bageraho. Yego, urakoze cyane bwana Egide. Hanyuma bwana Roger, mu byo Egide atubwiye wenda na Fremo wabikurikiye, turagaruka ku kibazo cy'umutekano. Bamwe bakunze kuvuga bari mu mahanga benshi ko ntawe uhari inaha, ariko hari inama nyinshi u Rwanda rukomeje kwakira. Iyo duheruka mpuzamahanga inakomeye yari cogamo, hari n'izindi, hari icyizere kiri gutangwa ko ziri buze kuba mu minsi iri imbere iri bubi. Ubundi koko tunatekereze, wenda n'abadukurikiye bazaduha ibitekerezo byabo, byashoboka ko u Rwanda amahanga yakomeza kurugirira icyizere gutya rukakira izi nama nta mutekano uhari, ibintu bitameze neza nk'uko bariya bamwe tugarukaho babivuga? wenda tutaragera no ku nama muhumuza, nagira ngo twibutse abadukurikiye ko u Rwanda dufite ingabo mu muryango wa UN ziri twe kubera umutekano dufite. Umuryango w'abibumbye waratwitabaje tureka dusagurire n'amahanga. Ubu dufite ingabo muri Central Africa, dufite ingabo muri Sudan, dufite na Mozambique ubu ngubu ziri kugarura amahoro mu bindi bihugu. Ntago dushobora kwitwa ko nta mutekano dufite, maze ngo aho kugira ngo twite ku mutekano wacu mu rugo, ahubwo twitabazwe n'umuryango w'abibumbye kujya ubu dufite umutekano twe exporta tukajya gufasha andi mahanga. Icyo ni ikintu kigaragaza mu ruhando, ntago ari twebwe, nta ruswa dutanga muri Loni, cyangwa sinzi niba inabaho iyo ruswa yo gutanga muri Loni kugira ngo ibe yagira ikintu ikora nk'icyo ngicyo. Icyo ni ikintu cya mbere kigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda gitekanye, gifite umutekano. Tukaba dufite umutekano dusagurira n'amahanga. Ikindi warukomojeho cyo kwakira inama, ukomoje kuri program twakiriye, ngira ngo umwaka utaha dufite n'inama inteko rusange ya FIFA tuzakira hano mu Rwanda. Unarebye kuri agenda noneho kuri ejo bundi kuri abazi kitwa Rwanda Convention Bureau, ni ikigo gishinzwe kurebana n'ibyo bijyanye n'amanama, cyorganiza ama event, gishinzwe ama event ari ku rwego rw'igihugu. Icyo gikorwa gitegura inama zo ku rwego rw'igihugu nk'icyo cya Rwanda Convention Bureau. Rwanda Convention Bureau urebye kuri agenda yayo y'amezi 6 asoza umwaka, usanga iyo agenda yose dufiteho inama ziruzuye kugeza mu kwa 12 ndetse no mu mwaka utaha. Bigaragaza icyizere gikomeye u Rwanda rufitiwe cyo kwakira inama zikomeye mpuzamahanga. Ntabwo ari za nama twiyorganiriza hano kuko n'ubundi izo twikorera ahangaha zo wenda bavuga bati nibyo mu rugo, ariko ni inama, ni ibintu byanditse barebe kuri Twitter ya Rwanda Convention Bureau cyangwa kuri website yayo, barasanga agenda yayo yo mu mezi 6 dusigaranye kugira ngo dusoze 2022. Hose hari booked, hose haruzuye. U Rwanda ruzakira inama kandi mpuzamahanga zinakomeye. Ngira ngo ejo bundi twabonye niyo tuzakira ejo bundi ku bijyanye na environment n'ibidukikije mu 2025. U Rwanda rufite icyizere gikomeye, ntabwo rwahabwa inama nk'izo ngo ruhabwe inama zikomeye
kuri urwo rwego tudatekanye, tutari bwakira abantu neza, tutari bwakira abantu ngo bidagadure, abantu batekane, baryoherwe n'igihugu. Ibyo bintu ntibishoboka. Kuvuga rero ko u Rwanda rudatekanye ni bimwe ngarukaho by'abanzi b'igihugu batakifuriza neza, bafite rya pfunwe ry'ukuntu bagisize bagashaka kwerekana ko aribo bari bameze neza, ariko mu by'ukuri u Rwanda ruratekanye kandi si twe tubivuga, ahubwo ubu ngubu amahanga niyo ari kubituvugira akanatwizera atugana. Urakoze cyane. Hanyuma bwana Temo, wowe bibona ute se koko kuba nk'uko n'ubundi Roger yabitubwiraga n'u Rwanda ruri kugirirwa icyizere, yanatubwiye ku bijyanye no kuba UN iri kubigira icyizere rukajya no gutanga amahoro ahandi. Ngira ngo u Rwanda rumaze igihe kinini muri Sudani, ariko haje no kwiyongeraho n'ibindi bihugu, hari Centre Africa, hari Mozambique, hari n'izi nama ziri kuba. Munibuke ko rega ntabwo haciye imyaka myinshi nanone rwakiriye inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, hari n'izindi kandi zikomeje zizaza. Ese koko nuko nta mutekano uhari? Icyo kibazo ahubwo nta nubwo kibabaje, kirasetsa cyane. Hari ijambo abantu bagombye kumva rikabasobanukira muri uko rikorwa. Ibyo bita aba investisseurs internationaux, amafaranga barayafite, ariko aho investisa ntabwo ari henshi. Ijambo riri kriteri ya mbere bareba ni umutekano w'aho bagiye ku investisa. Ugiye ufata ibyo Roger yavugaga organization zikomeye au niveau international zigiye kuza hano mu Rwanda muri aya mezi 6, kuhashyira headquarters zabo n'amayizine yabo n'ibiki byose. Kriteri ya mbere bareba si yindi, ni umutekano. Ntabwo wafata projet ifite billions ibihumbi magana billions z'amadolari ngo utinyuke ujye kuzishyira mu gihugu uziko nta mutekano uhari. Ariko umuntu wiyicariye ahantu, reka nguhe ingero noneho zifatika. Baca umugani ngo abatagira ibwami babeshywa byinshi. Ubwo ndabivugira abantu ngo baba bashaka kwiyaderesaho benshi ni abari mu Rwanda, abavuga ayo magambo y'iteshamutwe, ngo baba bashaka target yabo ya mbere n'abantu bari mu Rwanda ngo babangishe leta y'u Rwanda. Uwo muntu akaba bivuga yicaye nko mu mujyi nka Chicago, cyangwa yicaye mu mujyi nka New York cyangwa Toronto. Tuvuge reka mvuge ibya Canada na Amerika ni ibihugu byose mbamo ko ari bibiri, bigendamo kenshi. Ariko umuntu wicaye Chicago cyangwa wicaye New York agatinyuka agakritika umutekano w'i Kigali. Chicago ni ahantu hashobora gupfa abantu barenga 300 buri munsi, n'ibinyamakuru ntibibandike kuko barabyanditse bararambirwa. Uwo muntu wicaye Chicago akakubwira ngo nta mutekano uri Kigali, abi Chicago cyangwa Toronto. Ibira biganiro hari ya radio ya Jean Paul yitwa ni Iteme wa mugani. Bamaze iminsi berekana ngo ko mu Rwanda hari inzara, n'urugero ngiye kuguharunga n'u Rwanda. Bakajya gufata umuntu, icyo kintu ntabwo nzakibagirwa, nakibonye kirambabaza cyane. Bajya gufata umuntu uvuga ngo dore inzara yaranyishe, zamura imyenda bereka ukuntu ashonje, ngo mfite imyaka 40 ngo ariko abantu bambonye bagira ngo mfite 200 cyangwa 100. Uwo muntu akabivuga ari Ottawa ni amasaha make kugera mu mujyi wa Toronto. Hari ijambo ryitwa ingarisi, abantu b'ingarisi mu mujyi wa Toronto, ngira ngo entière de la ville ni ingarisi. Bandagaye ku mihanda barya muri za pubera ahantu hose. Umunyarwandakazi nkuriya mugore wa Jean Paul niwe wazanye icyo kiganiro, niwe wazanye nayo picture y'abo bantu ngo bashonzeye mu Rwanda ngo yerekane ko hari inzara. Biragwe yitwa Flora ha. Kwanza yitwa Flora ngo niba ari ministre wa communication muri ya Leta. Umugore wa Ntagara Jean Paul nyine. Niwe wavuga icyo kiganiro. Naramwitegereje ndavuga ariko uyu mugore ntago wenda ari byiza gukoresha amagambo atari mazima, ntacyo nabamurusha, ariko ashyira hagati impembero yagiterwa n'isoni na biriya bintu yakoze.
ko kwerekana umuntu sinzi iyo yamutoraguye niba ari n'umunyarwanda ntawe unabizi akamwerekana comme exemple kuko mu Rwanda abantu barimo kwicwa n'inzara birababaje cyane kuko abantu barya batoraguye ibintu muri poubelle mu mujyi wa Toronto abantu bandagaye mu mujyi ya za Indiana hose za Chicago no mu mujyi wa Ottawa hatuye ubwe ushobora gusanga muri winter hari abantu bari ku muhanda ari moins 50 sinzi ko nabwira abanyarwanda batwumva bari mu Rwanda iyo tuvuga ngo ahantu hakonje a moins 50 icyo bisignifiye ntabwo wabwira umuntu uri ahango yumva icyo bivuga abo bantu rero bafite ubugome ariko badagifite aho bufata ntabwo buhafata ko abanyarwanda barajijutse baratembera abanyarwanda ugiye gufata indege ujya mu ndege ugahura n'abanyarwanda 250 ibyo kera ntabwo byabagaho u Rwanda ubu nta muntu uje mu Rwanda yaba umuzungu yaba umunyafurika yaba ande gusaba visa bose bamwe ngo n'ugi Rwanda ntusaba visa mu minsi 30 za buri free ariko n'ubizarenze iyo minsi uzabona gusaba visa ariko nta muntu ni ibihugu bingahe byemera abantu kwinjira mu gihugu iwabo ko tugenda henshi ahantu maze kubona winjira kuri aeroport udafite visa yo kuhaza nihe nta munyafurika n'umwe winjira kuri aeroport y'I Kigali ngo bamuze visa barakubwira bati umva ubu ufite iminsi 30 kuri ibyo ushatse ariko nijya kurenga uzabitubwire noneho ushaka iyo visa wera utanga amafaranga yayo ariko ahandi ntaho biba ushobora kwiruka kuri visa ya Canada imyaka 10 ushobora kwiruka kuri visa ya Amerika imyaka 20 urwo icyo gihugu bavuga ngo nta mutekano gifite cyo mu Rwanda bahita bakubwira kuri website yabo ngo just come nta kibazo bagihari none se ntabwo mbura ikintu ndakurengereza kuri ibyo nkubwiye kubyerekeranye n'umutekano w'u Rwanda byemaze kugera mu bihugu bitari hasi ya 30 ntabwo ndabona umutekano umeze nk'uri Kigali kandi ntabwo ari Kigali gusa ni mu Rwanda hose yego yes urakoze cyane bwana Artemo hanyuma bwana Egide ngira ngo uwa mu gihugu cy'Ubwongereza kandi ahanini niho buherereye ntabwo ari umuntu yavuga ko ari cyo cyonyine kibikora ariko BBC niho ifite icyicaro gikuru niba ntibeshye ariko nubwo atari yo yonyine ariko tujya tuyibona mu nkuru nyinshi ntavuga ko ari wo murongo isa nk'iyihaye muri iyi minsi ziganjemo iziharabika u Rwanda umuntu yakwibaza ngo ubona babiterwa n'iki kubera icyo ubibona uti ndabikubwira muri aya magambo ariko nanone ngiye kugendera kuri analize yanjye ku giti cyanjye BBC ni ikinyamakuru usanga leta y'Ubwongereza ifitemo imigabane ni nk'ikinyamakuru nyine cya leta y'Ubwongereza ariko mu buyobozi bwacyo kikaba kigenga hanyuma rero kikaba giha platform aho abantu bavugira abavuga n'abo Rwanda sorry niho yaciye ba Michel Wrong niho banyuza ibiganiro byabo no baherutse kunyuzaho ikindi kitarasohoka kizasohoka mu cyumweru gitaha ariko already twamaze kumenya ko gihari impamvu rero yo kuvuga ngo kuki babihanyuza hari n'abanyarwanda ntaguciye mu ijambo nabo yavuga ko barwanya leta y'u Rwanda ariko ubona ko bakabaha umwanya bakabahamagara bakabaha za interview n'iki byose impamvu rero ni iyi ngewe uko mbitekereza urabona ikinyamakuru cyose icyo ari cyo cyose kiba gishaka ko gikurikirwa yaba ari ikinyamakuru gikoresha amashusho yaba ari ikinyamakuru cyumvikana ku majwi umuntu wese uzavuga neza leta y'u Rwanda nuko azavuga uko iri gukora
nuko azavuga viziyo yabo akavuga ati habanje 2020 irarangiye, ese iyo 2020 ibyo yari yiyemeje yarabikoze, yabigezeho, haje 2050, ese ibyo barimo batagetinga, ese mubona bazabigeraho, ibyo ngibyo bikajya mu ngiro. Ariko iyo habonetse uvuga ngo reka da ya 2020 burya barabeshyaga ntabwo byageze, uwo ngo bazamwumva vuba cyane. Impamvu yabyo ari uko uzaza hakana azakurikirwa cyane, azumvwa cyane kurenza uza agaragaza bya bindi ko byakozwe, kuko kamere muntu ikunda guhinyuruza, ikunda kugaya, ikunda ibibi, ikunda ibipfa. Bituma rero BBC ishakisha Victoire Ingabire utagira icyo, ntabwo aravuga ati ngewe umurongo wanjye wa politike n'uyu, ndanenga ibi ariko ibi nabyo ndabyemera. Ntabwo Victoire aravuga ati rwose guverinoma y'u Rwanda yakoze neza, uyu mwaka hari ibi n'ibi 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 byagezweho. Oya, we abaho anenga gusa. Ntabwo bishoboka ko igihugu gishobora kubaho gikora ibintu bipfuye gusa, gikora amafuti gusa, ntibishoboka, kandi bikabonwa n'umuntu umwe cyangwa se abari inyuma ye gusa. Ibihugu bindi bikavuga bati ibi tuzajya kubyigira ku Rwanda, ibihugu bikavuga bati ariko u Rwanda rwabigenje rute. Ahantu hose tukumva ngo development iyi ni u Rwanda rwagendeyeho cyangwa se rugezeho, hariho ibintu byinshi cyane bagenda batangaho ingero. Noneho umuntu uba mu Rwanda we ibye bikaba kunenga gusa, ariko ba bantu bagahita bamutunga mikoro bakamubwira bati ngaho bitubwira, babishyiraho uzareba uko bigenda. Abantu nibaza rero ko ari uburyo BBC yabonye bwo kugira ngo nayo ikurikirwe, abantu bayumve, kuko cyane cyane nka kiriya kiganiro cyabo bakora cya gahuzamiryango ni ikiganiro gikurikirwa n'abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se bashobora kuba barwumva. So muri icyo gihe rero bashyiramo ibyo ngibyo nyine byo kugira ngo bahe Twagiramungu, bahe Victoire Ingabire n'abandi. Ariko biratangaje ko no mu ndimi z'icyongereza usangamo nyine abo ngabo baba banditse ibitabo, baba bahakanye jenoside yakorewe abatutsi, baba bavuze inkuru zitigeze zibaho, bikaza mu kinyarwanda nako bikaza mu cyongereza. So byose ni ukugira ngo bashakishe muri ubwo buryo bwo kugira ngo bakurikirwe. Ariko kandi nge niyo ndebye ku bwanjye nsanga hariho n'izindi influence zikomeye zishobora guterwa n'aho bakora amakuru. Mpereye nko ku banyamakuru babo bakora muri BBC, bashobora kuinfluensa umurongo wa BBC wose. Nge nuko mbitekereza. Yego, banaroje uwo bibona ute kuri BBC, cyane ko iyo urebye umurongo basa nk'abahisemo ku Rwanda nyuma y'uko n'ubundi u Rwanda ruhagaritse ibiganiro byayo ku butaka bw'u Rwanda, usanga bibanda cyane kuri za nkuru ziharabika cyangwa se zishobora no kuyobya uburari bw'utazi neza u Rwanda. Ahanini ufatiye no ku byo Egide avuze, hari icyo nongeraho kimwe cy'uko iyo urebye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, wenda na mbere yaho gatoya abitwaga ko ari abanyamakuru bahagarariye BBC hano mu Rwanda, na nyuma ya jenoside bagakomeza noneho gukorana nayo baragiye mu Bwongereza. Buriya BBC hari ukuntu ihererekanya n'abanyamakuru na Voice of America, kuko usanga akenshi narrative yaba ari imwe ku Rwanda. Iyo bavuga u Rwanda usanga nta tandukaniro riri hagati y'ibyo bavuga, kuko usanga ibyo bavugisha Ingabire hano bakanamwita n'umunyapolitike, twe tudafata nk'umunyapolitike, kuko umunyapolitike ntabwo buri muntu abyuka ngo yitwe umunyapolitike, kuko umunyapolitike agenwa n'itegeko. Ariko iyo bavuga Ingabire Victoire bamwita umunyapolitike ngo utavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo bavuga babakarasira bafunzwe bazira gupfobya no guhakana jenoside babita bimirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu. Bigaragaza ko nk'abanyamakuru ntago bashaka kwerekana ko umuntu, ntago bashaka kuvuga ibijyanye n'inkiko, ntibavuga amakuru nk'uko yavuzwe, ahubwo bavuga amakuru nk'uko babyumva ku giti cyabo.
kuko niba urukiko ruvuga ko rukurikiranye umuntu ku cyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside bo bakamwita impirimbanyi ngo ya demokarasi ngo n'uburenganzira bwa muntu, uhita ubona aho baganisha. Aba bantu rero usanga abo banyamakuru ba BBC barimo, mfashe nk'urugero hari Yusufu Mugenzi, iyo ukurikiranye amateka ye ugafata Venuste Nshimiyimana wahoze kuri BBC ubu ngubu akaba ari kuri Voice of America, ugafata Etienne Karekezi ni chief editor, ni umwanditsi mukuru wa Voice of America, akaba yarabaye umunyamakuru wa radiyo Rwanda. Ibiganiro bye kuri radiyo Rwanda mu gihe cya jenoside hagati abatutsi bari kwicwa, abantu barabizi, ari gupromotinga ubwicanyi buri kuba mu Rwanda, ari kwerekana ukuntu abantu barimo urugamba rumeze neza rwo guhangana n'inyenzi zaje guhungabanya umutekano w'igihugu. Uhita ubona ko kuba ibi binyamakuru bikoresha abo bantu bakoranye n'abajenosideri, abo bantu bapromotinze jenoside, abo bantu bapromotinze urwango rwanga ubuyobozi buyoboye igihugu ubu ngubu, abo bitaga inyenzi imbere ya jenoside. Usanga ibyo bakora ni ukubasiga icyasha, ni ugupromotinga abantu banduza isura y'ubuyobozi bw'iki gihugu, kuko niko bamye, niko bakoze na mbere. Ubu ngubu noneho bafite platform nziza bakoreramo, byakwiyongera kuri bimwe Egide yavugaga noneho byo kugira ngo bakurikirwe, abantu bakangura abantu babenterese, bavuga bati noneho bavuze iki ku Rwanda. Ugasanga ni ibyo bigenda bihura, bigatuma baganisha u Rwanda mu mwobo, ariko ubundi ukuri kwigaragaza guhabanye n'ibyo baba bavuga. Yego. Hanyuma Bwana Ritemo, wowe iyo urebye mboni yawe ugasesengura BBC ubibona ute, cyane cyane by'umwihariko ku nkuru zayo ku gihugu cy'u Rwanda muri iki gihe? Yewe rero ubuze uti mu mboni zanjye, ndabivuga mu mboni zanjye, my own opinion. Ibyo bintu mbona mu yindi angle. Afurika tuzi yabayeho imyaka n'imyaka, na Afurika tubona ubu n'ubuyobozi dufite mu Rwanda ubu, ntabwo ubuyobozi dufite mu Rwanda kubera leadership ya His Excellency Perezida Paul Kagame ishobora kumvikana mu bazungu, kuko abazungu bari bamenyereye Afurika bakandagira ku gakanu, idakoma, itavuga, itemeranya, idashobora kuvuga ngo ibi ntabwo tubyemera. Bagiye babona igihugu nk'u Rwanda kizanye leadership itandukanye niyo basanganywe hano muri Afurika yacu. Uzumve iyo Perezida Kagame avugana n'abanyamakuru bo mu Bwongereza cyangwa ba TV5 cyangwa ba France 24, ababwira ukuri, akababwira Afurika uko yumva, akababwira ukuntu Afurika igomba kuba, ubuyobozi bwe bukwiye kumera. Noneho bakaba bavuga bati uyu muntu yadutse ate. Ngiye mbona ari bwo buryo mbese dukwiye kubirera mu yindi angle, kuko nta kuntu BBC yakwibasira u Rwanda rwonyine mu bihugu 54 byo muri Afurika. Iratwibasira cyane. Uzarebe France 24 itangiye kuvuga amakuru, nta makuru mazima y'u Rwanda ivuga akenshi ivuga n'ibinyoma yabeshywe n'abanga u Rwanda, ariko amakuru nyayo mazima ntabwo bayavuga. Ibintu byabaye successful nka Cogamu cyangwa ibindi ntibabivuga. No. Why? Rero mbona ari bwo buryo babonye bwo kwataka leadership ya Excellence Perezida Kagame, kuko aravuga ati uyu mugabo niba agumye hariya akakomeza iriya langage ye na leadership ye, azaduteranya na Afurika kandi turayikeneye. Nge nuko ndakubwira ko ndavuga muri opinion yanjye, passion. Nge nuko mbibona pe, kuko nta yindi mpamvu nimwe ibinyamakuru nka BBC ni ikinyamakuru kitari gito, kinini, kirambye, kimaze imyaka magana.
kubona rero baza ku gihugu nk'u Rwanda bakagitindaho, uzi ibihugu, umubare w'ibihugu Ubwongereza bwakoronije muri Afurika uko bungana ni byinshi cyane. Ibyo bihugu rero nibyo bibatunze. Trump ni umusazi ariko yajyaga avuga ngo la vieille Europe, iteka yavuga Uburayi bavuga ngo la vieille Europe. Nibyo koko ngo yisanzure, yidagadure, ikoresha umutungo wa Afurika uko yishakiye. Ubu rero babonye noneho bouc émissaire w'u Rwanda, nako si n'u Rwanda ubwarwo, ni excellence Perezida Kagame, kuko iki gihugu cyayobowe n'abandi ba perezida ntabwo bigeze bakibasira kuko cyari gifite ubuyobozi bujyanye n'ibyo bifuza. Ubu rero hari leadership itandukanye n'ibyari bihari, itandukanye n'izindi ziri muri Afurika handi hose. Niyo mpamvu nabona nta yindi. Yego. Ntayo mu by'ukuri. Ni ukumwibasira, ni ukuvuga ati uyu mugabo agiye kuri dukorera. Abandi ba perezida bo muri Afurika basa n'abahumirije, byose bikagenda uko abazungu babishaka, ariko perezida we niwe muntu wenyine utinya bavuga ati no, I'm not taking this. Nge ni muri iyo kanari mbona nabiganisha, kuko nta yindi mpamvu ifatika wambwira ngo BBC, TV5 bose bibasirwa. Bararwose barashaka iki? Gusa baratinya leadership yacu kwizanduza abandi, noneho tukabwira abazungu tuti you know what, ibyo mwako enough is enough. Nibyo rero nge mbona nuko nabigusobanurira. Yego, urakoze cyane Bwana Stem. Hanyuma rero reka tugane ku musozo, ariko mbere yuko dusoza twagarutse ku mpamvu y'ukuri aba bantu bamwe bavuga ko mu Rwanda nta mutekano uhari, ndetse ko n'uhageze wese avuye hanze ahohoterwa. Ariko dusoza buri umwe wenda mu masegonda make, amaherezo y'ibi bintu murabona ari ayahe? Kaduhere kuri Bwana Egide. Rero iyo uvuze ngo amaherezo ni ayahe, ngira ngo buri muntu niwe wo kwihitiramo. Iki gihugu cy'u Rwanda ni icy'abanyarwanda bose. Ikindi kandi babivuga buri munsi, nta munyarwanda n'umwe uhejwe muri iki gihugu. Uwo ari we wese aba ashobora kuza akaba muri iki gihugu. Iki gihugu amarembo arafunguye ku banyarwanda yewe no ku banyamahanga. Kugira rero ngo umuntu yihitiremo kumva ko atazahaza, nibyo yiremamo we ku giti cye, akiremamo ko nta mutekano uhari, yarenze akanabyigisha kugira ngo hagire abo afata bugwate. Icyo ni igipande kimwe, sorry. Iki ni igipande, ni abantu batoroka iki gihugu ku mpamvu z'ibyaha baba bafite. Noneho akavuga ati njyewe dore iki cyaha kirampama, igihe najya mu Rwanda iki cyaha nakizira. Agahitamo kuguma ishyanga, ariko akavuga ati sinzahaguma njyenyine, reka nyobye abantu mbabeshye ibi, nabo tugumane hano, nabo ntibazajya mu Rwanda. Bizatuma ibyo mvuga byumvikana, kuko bazavuga bati ntabwo ndi jyenyine. Ariko ubusanzwe nta gihugu kirimo umutekano nk'igihugu cy'u Rwanda. Kwirema agatima mpembero ukajya ukurikira ibyo wowe wumva n'ibyo umutima wawe kubwira ku mpamvu zawe. Barabivuga benshi bavuye hano bibye, barabivuga abo bagiye gushinga za ambasade bagatwara amafaranga, yagera hariya akajya kuvuga, urumva, akajya gukritika politike y'igihugu avuye hano yibye. Ikindi kandi iyo ari kubibwira abantu ko ntibamubaza bati ariko harya ko ubundi nta kibazo cyari gihari, ko wari muri government, arya amafaranga wibye kutayasubiza hanyuma ngo urebe, reka da, ntawe umubimubaza, ariko ibyo avuga bikumvikana. Ni benshi rero abiba amabanki, ushobora kubara n'ingeri nyinshi. Abo rero nibo bagenda bagasakuma abantu bakabagira ingwate, noneho bikitwa ngo u Rwanda nta mutekano kubera abo bari kuvuga. Ariko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda kiratekanye, turabibona, turahagenda. Hazagira uhinyuza, ahinyuza avuga ati ariko ibyo bavuga nibyo, aze yirebere. Njye ndumva ari cyo kintu navuga. Ndahamya ngewe iki ku gihugu kirimo umutekano.
yego urakoze cyane bwana Egide. hanyuma bwana Roger, dusoza nawe mu mboni yawe amaherezo urabona ari ayahe y'ibi bintu? amaherezo rero y'aba bantu amaherezo y'aba bantu mbona ari uko bazavuga bakaruha bakarekera, kuko icyiza ni uko ukuri k'u Rwanda kurigaragaza, amahanga arabibona akaduha nk'iki cyizere twahoze tuvuga, bakaduha inama zikomeye tukazakira, bikagaragara ko u Rwanda ari igihugu gitekanye cyizewe kiri kuganwa. uko kuri rero niko kuzajya gutsinda abo bantu. N'ibiganiro nk'ibi ngibi tuba dukora turimo twereka abantu kuri twibereye mu gihugu, ba Artemo ba Egide baraza bakongera bagasubira mu mahanga, barerekana ukuri kwa nyako, ukuri kurigaragaza, ukuri kwa nyako kurigaragaza niko kuzajya gutsinda abantu nk'abo ngabo. Amagambo yabo agafata ubusa, amagambo yabo bikagaragara ko ari ibinyoma nyine bashingiyeho, birimo bishaka kubakingira ikibaba cy'ibyo byaha Egide yaravuze, cy'ayo mahano bakoze. kugira ngo nabwire cyane cyane urubyiruko basigaye barusanga cyane kuri za space za Twitter, bamaze kujyaho ari benshi. Hari umuntu uvuye inaha yibye witwa Simba Buranga, abamuzi kuri Twitter aba yambaye ipfunwe ryaramwishe ko yirukanywe muri polisi, yanga gukuramo uniform ya polisi na n'ubu ngubu niyo profile ye aba yambaye. Ni umuntu w'umujura w'umunyamafuti, ariko ajya hariya kuri Twitter akigira umwumvise avuga kuri Twitter kuri space, uhita wumva ari umuntu yiyambika uruhu rw'intama kandi ari impyisi iri aho ngaho irimo ishaka kwegereza abantu, ikababwira ngo twiganirire, ngo twiterere story, igatangira kwinjira mu bantu, mu rubyiruko, ishaka kubereka ko mu Rwanda nta avantage n'imwe haba, nta opportunity n'imwe, ahubwo iyi leta niyo gupyinagaza abantu, ngo yirirwa avuga ngo freedom of expression. Ukibaza niba ashaka kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ashaka kwigisha ubujura, hano nta iyo freedom of expression ntiyayibona yo kwigisha abantu ubujura. Hari uwitwa Nobo Marara wahoze mu gisirikare hano, nawe mu Bwongereza, nawe w'umujura wavuye ahangaha yarazahajwe n'urumogi akirukanka agahunga, yigise kismet. Abantu bareba kuri Twitter babyumva, yigise ngo ni kismet kuri Twitter. Yigize igisiment. Naho bari aho ngaho, nawe ari muri ibyo byo abayita abantu bose ngo ni abayidiote. Umuntu utemera ko mu Rwanda ibintu byacitse wese aba yitwa idiot. N'abantu nk'abo ngabo rero bari kwegereza urubyiruko, batangiye no kujya bareba abantu bafitemo influence kuri Twitter, bafite followers benshi, bakabanyuramo muri DM, bakabandikira, bakabaha $20, 20, 30, bakabaha ibyo bapostinga nyine biri aho ngaho, kugira ngo bagaragaze ko byacitse mu Rwanda. Abo bantu rero ikihari cyo kubatsinda ni ikintu kwerekana ko turabazi ba Marara, abo ngabo turabazi, banahimana twarabamenye, muri ku kinyoma, mushingiye ku kinyoma, ukuri kurigaragaza, abanyarwanda barakubona. Bantagara umugore we Flora turababona, Ntagara turabaruzi, turababona. Ntagara w'umujura, abantu bose wibye agafata amafaranga muri za banki akambura abaturage, akagira ate. Jean Paul turayishimiye, mwarababonye. Hari umugabo uri kubatamaza muri iyi minsi witwa Kasuku. Aba bantu bose ni abanyabinyoma, ni abantu badashingiye ku kuri, nabo kwamaganwa. Dukwiye kubirinda. Urubyiruko mubarebe, mumenye ko igihugu cyacu cyashyize umuturage imbere, kiri kudutegurira ibyiza, kandi ibyiza ntabwo biza mu munsi umwe, tugomba kubiharanira. Twe gushaka gukira vuba ngo tugwe mu mutego w'aba bantu b'abagome bashaka kutuganisha habi, kandi ukuri kuzatubatura. Umugani w'abanyamadini siko bavuga hariyo. Reka kwiziva mu magambo, mbashimire.
nawe ngushimire muhumuza badutumiye. urakoze cyane Roger. Hanyuma bwana Temo nawe amaherezo wowe urabona ari ayahe dusoza? mbaca umugani mu kinyarwanda agiye nkunda imigani cyane ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Abo bose gashyiga izabashyigura batahe, noneho babone ko ibyo bavugaga byose ari nta sanse bifite na ntoya. No mu gifaransa baca umugani usa n'uwo, kandi numvise na nyakubahwa perezida wa repubulika akunda kuvuga ngo les faits sont têtus. Nibyo ni têtus, ils sont tellement têtus, naho wakora iki, kuko umuntu wese uzura u Rwanda mbere ya genocide yakorewe abatutsi akarugarukamo, uretse n'umunyarwanda n'umunyamahanga ubwe abaza what kind of miracle yabaye muri iki gihugu. Umunyamahanga, tekereza, abanyamahanga nibo babona ibyo bintu byihuta kuruta n'abandi. Ariko umuntu wavukiye aha, wahakuriye, wahabereyeho neza, utaranahagaruka akicara akabwira abantu amakuru atariyo, adafite aho ahuriye n'ukuri rwose. Ibyo rero ngiye nkaba nagira ngo wenda nangize akantu kangana n'urwara, ngira inama urubyiruko, cyane cyane urubyiruko ruri muri diaspora. Ndabibutsa yuko urubyiruko ruri muri diaspora ntawe ruhuriye ku mibare n'ururi mu Rwanda. Urabizi neza ko u Rwanda ruri mu bihugu bito, simvuga geography, ndavuga la jeunesse ya population. Average y'abanyarwanda ni imyaka iri hasi cyane, ni ukuvuga ko urubyiruko nibo benshi. Umubare munini n'urubyiruko nirwo rwinshi. Hanze si rwo rwinshi, rurahari ariko si rwo rwinshi. Nkaba ngira ngo rero aya magambo bagerageza kwinjiza mu rubyiruko ruraha baribeshye, kuko ntibashobora kubemerera. Ikintu cya mbere gitangaza umuntu iyo avuye mu mahanga atinzeyo akagera hano mu Rwanda, wibaza abantu bakorera kuri YouTube babwira urwo rubyiruko ko niyo target yabo. Uzarebe ukuntu abanyarwanda bo mu rubyiruko bari busy. Ukoresha igare nta mwanya afite, ukoresha moto nta mwanya afite wo kumva biriya biganiro, ukoresha agataro acuruza imineke ntabwo ashaka kumva ibyo bintu. None se urambwira ngo amaherezo yawo ni ayahe? Ntayo, amaherezo ntayo pe, ntayo. Ukuri kuratsinda buri gihe uko wabigira ko ariko kose. Niyo mpamvu amaherezo y'inzira ni mu nzu. Bazaza ahubwo bazaza ari turete, nicyo kibazo cyabo, nicyo kibazo bafite. Yewe nkaba nakubwira nkwizeza neza ko nasaba ko abana b'urubyiruko b'abanyarwanda bari muri iki gihugu bakora attention ku bintu bera kuri social media, ntibagapfe kumira bunguri ibintu bahumvira byose, kuko barababeshya ngo Amerika ni Eldorado, ngo hageze biba birangiye. Ubaye umwana ariko njya numva kwa ba Jean Paul bavuga ngo birwa badutuka ngo dukora mu makarito. Niyo bakoramo se, niyo bakoramo nibyo bahamagarira abanyarwanda bari mu Rwanda ngo bajye gukora mu makarito nabo. So ibyo rero ngiye nkaba nasaba ko abantu bakwiye gushishoza ibintu babona kuri social media. Niwo muti wonyine nta wundi, naho bariya bo bazavuga barinde basaza, kuko u Rwanda aho rugeze ubu nubwo bazana iki, ntabwo nibaza ko hari ikintu abanyarwanda ubwabo bakwemera ko bisubira inyuma aho bigeze ubu. Numva nanjye nashimira Radio One Nation Radio, ndumva iki kiganiro cyari gikenewe kukivugaho. Murakoze cyane, kandi mukomeze kujya mwumve ibyo dukora byose. Ntabwo ari ibintu biganisha muri izo nyangabirama, ni ibintu bigerageza kubumvisha ukuri, bajye babitega amatwi. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe bwana Temo. Reka rero nshuti bakunzi mwari mudukurikiye, tubabwire ko ari aha dusoreje ikiganiro umusanzu cya none. Twagarukaga ku bantu bavuga ko u Rwanda nta mutekano rufite, ndetse ko n'abavuye hanze barwinjiramo bahohoterwa. Twabanye n'abatumirwa badufashije gusesengura inyuma, n'ubundi dusanzwe tubana mu kiganiro umusanzu. Abantu mudukurikiye hano kuri One Nation Radio, mujye kuri The Future TV, Igicaniro TV na Rwanda Canada News, aho hose mukande subscribe niba mutarakanda, mukurikira ibiganiro byabo umunsi ku wundi. Nabo baba bafite ibiganiro bitandukanye kandi byubaka mushobora kuba mwakurikira. Twari kumwe na bwana Temo Rurangwa, ni umuyobozi wa Rwanda Canada News.
twavuganaga ari mu Rwanda kuri ubu turi kumwe live. Bakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. namwe mwakoze kudutumira twanezerewe cyane mwakoze. Murakoze. Twari kumwe kandi na Bwana Gide Ruhashya, akaba ari umuyobozi wa Igicaniro TV. Dukunze kuvugana ari mu Bwongereza, ariko kuri ubu nawe twari kumwe i Kigali. Mwakoze cyane. Muhumuza kangushimire nawe, nshimire One Nation Radio kudutumira muri iki kiganiro. Thank you. Murakoze cyane. Twari kumwe kandi na Bwana Roger Mark Ruti, akaba ari umuyobozi wa The Future TV. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe kudutumira. Nakagaruka kuri ku musanzu hano kuri One Nation Radio. Mwakagaruka. Naho ubutaha rero ubwo mugira ibihe byiza.